uyu munsi tugiye guteka akabenzi kavanze n'ibirayi. So niba uri umuntu utazi ko wateka akabenzi mu rugo, gumana natwe rero video kugera ku musozo yuko wateka akabenzi kameze neza karyoshye wibereye mu rugo wavanzemo n'ibirayi byawe. So welcome again to my YouTube channel. Uyu munsi muze dutekane ibenzi. So tangira ufata inyama zawe kwipano nasize utuvuta duke cyane kuko ibenzi murabizi mwese ibifite amavuta duke cyane, unashatse yishyiramo nta mavuta ubwo ikabanza ikabyara amavuta. Muri kubona inyama zawe ugomba kuba wazironze neza kandi nyine wazogeje na citro zimeze neza. So nahise ntegura ibirungo byanjye, nakoresheje igitunguru, poivron ndetse na tuno dusenda dutoya twa bushari. Ibyo nibyo birungo nakoresheje. Anyway, ese ni gututara kuri subscribe please. Mukore subscribe hanyuma mujye muza hano tuganire hanyuma tunateke. Nakuze ndi wa muntu utari ibenzi, urumva ntari inyama y'ingurube. Nakuriye muri quartier yarituyemo abasilamu benshi, izo quartier munazizi. Noneho nkurira no mu idini rya Deperi, nabo bavugaga ko ingurube ari icyaha ikintu biki. Ibyo byose nkora bigenderaho, nkora ntazi impamvu, ariko ukakishyiramo gutyo ingurube nta kiragutwara iriye, ingurube nta ririra gutera, ariko kwera imyumvire ugakura wumva ko ubu ngo rero umaze gukura nibwo navuze ati reka njye nangerageza ibyo bintu byose, and then njye nzajya nihitira mvuga ati iki ngiki nzakirya, iki sinzakirya. Nuko ngo so hano rero nari blending inyanya nari ngiye gushyiramo, kandi nkomeza gushima abantu bamaze gukora subscribe. Nawe utarayikora please kandi subscribe hanyuma tujye tubana. kandi none mujye muri comment mumbwire uko mwabibonye, mumbwire icyo si ngombwa ko tuzariga hano muri gihe umuntu avuga nabi cyangwa aje gutukana, ariko that's how why nkunda YouTube mu abantu b'abasirimu, abantu b'abakapu, apart kuri Facebook no kuri za TikTok batukana. So hano rero mubikora ko inyama zacu zitangiye gufata akarangi, ugenda uhindura nyine uburyo hose zigenda zifata akarangi, ukagenda uhindagura. No rero zari zimaze gufata akarangi nkuko nabyifuzaga. Muri amavuta yose yavuyemo, murebe ayo mavuta. So nari ngiye gukuramo aya mavuta kubera ko ko aya mavuta yaryukabaho nayakuyemo ndangije nshyamo ibyayi tunguru twakase ndetse na poivron. Rwose ntukagitinya guteka akabenzi mu rugo. Niba utazi kugateka uzajya ureba iyi video, and then wibuke gusharinga iyi video, tele comment, like, kandi nambwira icyo ubona ntakoze neza, umbwira ati ari kuri ibyo ngibyo nibyo mashaka. Kandi nyine mugiye engaging nyine mu tele comment, like, kugira video igere ku bantu benshi rega tube monetize, kandi muri video muyigere ku musozo muyirangize. Umva mbaye monetize cyakoze hano ibintu nabakorera ningewe bizi, mwege mungerageze mungeze ku 1000, and then mumpereze na watching aho murebe. So nahise nshyiramo sorwatomu kasawa tomate kasawa. Murabona rero kuno hano ibenzi yacu yasaga neza, dufite dukubitamo nakunyo you say, and then nahise nshyiramo dutungurusumu, and then ndakomeza nagaragara tungurusumu ubundi wazishyiramo cya gihe nyine hano nari nazibagenzi bukanyuma, that's why nazisize mubona nkerereye. Ndanyishyiramo no tuzi dukeya kubera ko turibuze gushyiramo ibirayi kugira bitaza kuza kugeraho gasanga nyine bimeze nabi cyangwa nabyaye neza. And then ku ruhande rero nari nateguye ibirayi nza kwitanza gushyiramo, nari kase nabiteguye. Nuko nguko nyine akabenzi kacu kasaga, muri kubona ko kasaga neza. Noneho tugiye gutegura ibirayi turibuze kwita dushyiramo. So ibi biryo rero abantu benshi n'uguri bakunda akabenzi, ariko ugasanga sinakitegura mu rugo iki n'ibiki, ariko nabagakunda katari mu mavuta. Nanjye ubundi nako katari muri tomate cyangwa iki, nanjye ubundi niyo ngakunda, but for today nashaka kugateka kavanze n'ikirayi. So nahise nkata ikirayi nyine gutyo, ndangije nshyira mu mavuta. Kibaze gushya rero nagifashe ndacyarura, and then ngishyira muri ya benzi twatetse yari ku hande gutya nyine ndi kubigenza.
nizere ko noneho nta muntu bizongera kugora avuga ngo ngewe ngo akabenzi sinakarya sinzi kugateka no mu rugo biragora. Ni ibintu byoroshye rega byose ugenda ugerageza gake gake ugenda ubishobora. Wowe icyo usabwa rero ni ugukora subscribe kuri YouTube channel, hanyuma tukaza dushyiraho ama recipes menshi agiye atandukanye. Si no guteka gusa reka, nzabigisha n'uburyo ushobora gukonserva ibintu bikamara igihe, like nk'inyanya ukazigura ari nyinshi ariko ukazibika igihe kirekire. Ndetse no ku munsi w'ejo nzabereka uko bakora baga. Bafite ibintu byinshi wowe gusa kura subscribe hanyuma ujye ubana natwe. Nabo bandi bashaka nshobora no kugenda mbahereza ama business idea ku bantu bafite igishoro gitoya rwose, nabyo tuzajya tubikora, tuzajya dufata n'umwanya tuganire, dutegure, dukore ndetse n'amasuku. Nibyo byanjye rero. Bimaze kwivanga neza nahise nshyiramo kwa persile kavanze na seleri duke, hanyuma ndabihindura kugira ngo kirayi cyacu kize kuza kuba gihumura. Murabona ko ibyo byacu byasaga neza. Namujye muri comment mumbwire mumpaye angahe kwijana. Ese wowe wampereza angahe kwijana? Cyangwa ku 10. Anyway uravuga we ayo wakoresheje ni ari kwijana cyangwa ku 10. So rero nahise mbyarura ndavuga ati reka nze mbi testing gusa ibiryo byari biryoshye. Byari biryoshye umva, they turn out good. Urabizi sinababeshya nyine mumbagire byabaye bibi ntabibabwira, ariko ibiryo namwe muri kubireba ukuntu byasaga, byari byumitse neza, byari biryoshye kandi byanamumaga neza. Akabenzi rero ngiye ngakunda karimo igitunguru cyinshi, nahise nongeraho igitunguru kibisi, and then kuruhande nashyizeho ketchup ariko hano sinabishyizeho, and then njya akabenzi kanye. Nuko nkuko akabenzi kanye kasaga kari karyoshye. Kandi gukora subscribe kugira utazagicikwa n'izindi video zacu. Wakoze kubana natwe.